Kuba ukora akazi ka baranyica ka 9 to 5 kuva mu gitondo saa 3 kugeza saa 11, ka kazi aho ushaka kujya gutabara cyangwa gusura abavandimwe ugasaba imbabazi, ugasaba yuko bakubabarira nk'aho hari icyaha wakoze, ibyo biriya nta kibazo, bitekerezeho neza, ahubwo ntuzifuze yuko umwana wawe yabikora. Umwana wawe niba umucumbikiye, ayo ni amahirwe agomba kwitaho akayagendamo neza, bityo akazi kose yakora ntazagasaziremo, ntazasazire muri ako kazi, ahubwo azakajyemo atekereza yuko niyo kapitali, niyo ntangiriro y'iterambere rye, nibwo ubukire bwe burahonga, koko hari ahantu agiye gukora, niho hantu agiye gushaka experience y'ubuzima, azavamo arimo kumenya uburyo bamanaginga abantu, bamanaginga ibintu, n'uburyo bakora company, n'uburyo umuntu yikorera akaba yazikorera nawe nk'ibyo ngibyo.